buryo Make yashyizeho dushobora kuba twakinjizamo Make, ngira ngo nk'uko byari bimenyerewe, mwari musanzwe mumenyereye ko twinjiza Make dukoze ziriya claim reward ziriya claim dukora buri munsi, claim dukura hano. Rero Make yashyizemo ubundi buryo dushobora kuba twakinjizamo coin bwiyongera kuri ubu buryo bwari bumenyerewe. Ngira ngo nk'uko mubizi ama mining menshi asanzwe abikora, ugasanga hari coin turi ku mining ariko hakaba hari indi coin bashyizemo dushobora kuba twa mining, ntago aba ari indi coin nyine babyita ko ari mu yandi ma coin gusa. Ahangaha muri Make ho ku yandi ma mining nkunze kubona bashyiramo amacoin bakaba bayita andi mazina cyangwa se bagashyiramo andi macoin dushobora kwinjizamo, ariko ahangaha ho n'ubundi ni Make mining, ni ubundi buryo bwashyizweho buza bwiyongera kuri buno bwari busanganywe. So rero wowe uri kureba video, icyo nkusaba ni ukureba video witonze, video ukayireba neza ikagera ku musozo kugira ngo ubashe gusobanukirwa amakuru yose yagendane, kandi nubikora bibashe kuba byagukundira, ntihagire ikintu kikuyobera kandi warebye ino video ibigusobanurira neza. Ikindi ndakwibutsa wowe uri kureba ino video, banza urebe aho hasi urebe ko wakoze subscribe, nusanga utarayikoze wibuke kandi subscribe kugira ngo amakuru nk'aya ngaya y'ingenzi ajye abasha kukugeraho mu buryo bworoshye kandi bwihuse. Rero tudatinze, ikintu cya mbere cy'ingenzi birumvikana ni ukuba ufite account. Rero ubwo ku bantu bashyashya birashoboka ko ushobora kureba ino video na account ya Mi Pass ufite, ushobora kuba wakora account warangiza ugakora KYC. Ubwo rero ku bantu ushobora kugira amayobera aribwo bwa mbere ukoze account, ni ukunyandikira kuri WhatsApp, nomero ndazishyira muri description, ubundi nkaba nagufasha gukora account. Ku bantu rero musanzwe muyimayininga, niba hanini nshaka kugira ngo mbereke ubwo buryo nawe ubashe kumenya uburyo ushobora kugwiza Make nyinshi mu gihe gitoya, ubwo buryo nabwo ubashe kuba wabwifashisha kugira ngo ubashe kwihutisha coin mining ku munsi. Rero tudatinze, ikintu cya mbere, ubwo buryo iyo ugiye ku mining ukuntu bigenda, ikintu cya mbere bisaba ko uza ukabanza ugaclaiminga izi reward za buri munsi n'ubundi buteganyirijwe. Izi reward ziba ziri hano ubusabwa kubanza ukaziclaiminga, noneho wamara kuziclaiminga ubundi ukabona ubuclaiminga ubu buryo ngiye kukwereka. Rero ubwo buryo ukuntu bugenda, ikintu cya mbere nk'uko nari mbibabwiye, uca ahangaha kuri claim reward urabanza ukaclaiminga. Iyo umaze kwaclaiminga, ikintu ukora tuza hano muri explore, ngira ngo muri kuhareba ahangaha. Warangiza ikintu ukora iyo umaze kuhakanda, kaduse nk'abategerezaho gatoya. Yes, iyo umaze kuhakanda rero ubwo buryo ahantu tubusanga, uraza ukajya hano muri aka nakita karogo cyangwa se iki ka unicorn. Rero aha muri unicorn niho tubasha kuba twamayiningira izo Make zindi. Ni uburyo bundi bwashyizweho dushobora kuba twakinjiza Make. Rero mbere na mbere nk'uko nari maze kubabwira, ikintu cya mbere bisaba ko uba wabanje ugakora claim ya buri munsi. Rero reka tubanze tuyikora kugira ngo tugendane akantu ku kandi. Uraza ugakanda hano kuri claim reward, reka tubanze dukore claim y'umunsi turebe kugira ngo tugendane akantu ku kandi. Kurikire neza witonze. Rero hari abantu nanone nabonye ubu buryo bwo kumayininga bikunze gusa nk'ibiyobera, gusa nta kigoranye kiba kirimo. Ukuntu bigenda, uraza ugakanda hano kuri nuza kuri on chain check-in, warangiza ngira ngo muri kubona ahangaha hari amagambo baba banditse hejuru. Ubwo ndi kuvuga ku bantu bashyashya, hari abantu nabonye bikunze kuyobera ukuntu ugasanga ntago bari kubisobanukirwa. Hari amagambo aba yanditse hano, ngira ngo muri kuyabona. Rero aya magambo aha hasi niho iyo baza bakakubwira
ngo uyandukuremo. Ngira ngo muri kubona aha hasi hari amagambo dufite ahanditse aya ngaya, noneho hejuru baba baguhaye akazu urashyiramo ayo andi magambo, niho rero uraza ukayandikamo, warangiza ugahita ukanda aha ngaha kuri on chain check. Reka tuyuzuzemo turebe. Yes, wuzuzamo aya magambo ukayashyiramo nyine mu kazu baguhaye, urayuzuzamo. Reka tuyashyiremo turebe. Yes, iyo umaze kuyuzuzamo ngira ngo uri kubibona aha ngaha hahita haba blue. Iyo hamaze kuba ubururu rero uhita uza ugakanda hano kuri on chain check in. Ngira ngo nk'uko mubibona bahita bagusaba gukomfaminga ko ugiye kugira, warangiza ugashyiramo password yawe ugategereza. Ubwo ibingibi byari ugukora check in, abantu benshi musanzwe mubimenyereye. Ibingibi navuga ko nyine ku muntu ugabwa mayininga make, kereka utayimayininga ku bantu bashyashya, naho ku muntu ugabwa uyimayininga we biba ari ibintu byumvikana rwose. Yes, ngira ngo muri kubibona rero. Ubwo ngubwo tumaze gukora check in ya buri munsi. Rero ikintu tugiye gukora, tugiye gukoresha bwa buryo tuca muri explore, twarangiza tugende tujye kuri ya unicorn. Nitumara kujya kuri ya unicorn, ndabona Mariza ari gutinda. Twari tumaze gukora rero claim ya buri munsi, nk'uko nari nabibabwiye. Biba ari ingenzi kugira ngo n'ubu buryo bundi bwa kabiri bukunde, kuko bigendera ku kuba wari wabanje gukora iriya claim ya buri munsi. Uburyo rero biba bimeze, urabanza ugakora iriya claim ya buri munsi, ugategerezaho amasegonda 30, ukabona ubuza ukaza kumayininga ubu buryo duca kuri unicorn, ariho turi gukorera izindi make n'ubundi buryo bashyizeho. Rero uburyo bigenda, uraza ugakanda aha ngaha kuri click to join, kadutegerezeho gatoya. Yes, ngira ngo nk'uko muri kubibona aha ngaha njyewe muri kubibona aha ngaha. Ubu tuvugana ngejejeho 0.01 0.01 bya make nakoreye mining. Nk'uko rero muri kubibona aha ngaha hari 0.029. Ndagira ngo ubanze ukurikire aha ngaha, mbanze nkusobanurire uburyo biba bimeze. Rero uburyo ino mining ikorwa, ngira ngo nk'uko mwari mubibonye, iyo ukimara gukanda hariya kuri click to join uhita uhingukira kuri no page. Ariko ku bantu bashyashya, ku muntu mushyashya iyo utaramayiningaho na rimwe, ntabwo uhingukira kuri no page. Ndagira ngo ubanze ukurikire ibingibi ngiye kukubwira, uburyo ino page navuga ushyiramo ino system, cyangwa se iyi ni account ubanza gukora. Uburyo bwo gukora account ndabuvugaho nyuma, ntago ndahita mbuvugaho kuko ngira ngo muri kubibona, kubera ko njye nari ngabwe mfitemo account mise mpingukira aha ngaha. Rero bishatse kuvuga ngo ngiye kubanza nkusobanurire nkaho ufite account, uburyo bwo gukora account turabugarukaho nyuma. Rero gume mukurikire video mwitonze, uburyo bwo gukora account nibwo turasorezaho. Reka mbanze mbereke uburyo mining ikorwa. So rero tudatinze, ikintu ngira ngo mbanze nkwereke, urabona twari tumaze gukanda hariya kuri click to join, duhita duhingukira kuri no page. Rero iyo uhingukiye kuri no page, ngira ngo muri kubibona aha ngaha nk'uko nari maze kubibereka. Aha ngaha mfiteho 0.01. Aha ngaha nkaba mfiteho 0.09. Ibi bishatse kuvuga iki? Iyo ugikanda hariya kuri click to join, iyo winjiyemo mbere na mbere aha ngaha kuri total rewards,
zihita zijyaho, hajyaho 0.01 bya meke. Ntabwo bijya bigabanyuka cyangwa se ngo byiyongere nka buriya buryo dusanzwe tumenyereye bwo guclaiminga reward ya buri munsi. Ahangaha ho ni ibintu biri constant, nizo uhora umayininga buri uko umayininze. Rero iyo umayininze buri munsi ukaza ugakanda hariya kuri click to join, ahangaha hahita hiyongeraho 0.01 bya meke. Rero kugira ngo iyi balance iyi ngiyi tuyiboneho bigenda bite, ndagira ngo ukurikire neza nkwereke uburyo iyi balance uyibonaho. Iyo ukimara rero gukanda hariya kuri click to join, ahangaha zihita ziyongera. Ubu ngubu bishatse kuvuga ngo imbere ntakanda kuri click to join, ahangaha nari mfiteho 0.029, ariko nyimara gukandaho kuri click to join ninjiyeho namaze kugezaho izi ngizi 0.01, mu gihe mbere nari mfiteho izi ngizi 0.029. Iki kintu ndizera mucyumvishe. Mbere ntarakanda kuri click to join nari mfiteho izi ngizi, ariko nyuma y'uko maze gukanda kuri click to join nahise ngira ahangaha balance yahise ziriyongera. Rero ikintu ngira ngo nkwereke ni uburyo ino balance igenda yiyongera nayo zikagenda ndagira nkwereke uburyo ziva ahangaha hejuru aha zikaza aha hasi. Ubu buryo nibwo nshaka kukwereka uburyo bigenda, kurikira video witonze. Rero uburyo bigenda ahangaha ngira ngo muri kuhabona dufiteho 0.01. Ubu ukuntu bigenda rero, uraza mbere na mbere uba uri kuri ino dashboard. Ikintu ukora rero uraza ugakanda ahangaha kuri utu turongo dutatu, ndizera ahangaha muri iyi nguni muri kutubona. Iyo umaze kuhakanda rero ngira ngo aha hantu muri kuhabona ahantu handitse reward center, kanse nkuhabereka neza. Ahangaha aka kajambo kanditsemo reward center niko rero uza ugakandaho. Iyo umaze kugakandaho urategereza n'ubundi bikarodinga. Yes, ngira ngo nkuko rero muri kubibona ahangaha, just nkuko nari ndimo mbibabwira, iyi ngiyi biba ari total rewards, bibara total hamwe, total ya meke umaze gukoreramo muri ino unicorn, ziba ari total zazo zose icyarimwe. Noneho ahangaha haba hari toto cyangwa se meke wemerewe kuba wabikuza. Iki kintu ndagira ngo mucyumve neza. Ahangaha ni za meke uko ugenda uko ukora claim. Noneho ahangaha hakaba hari meke ziba izi ngizi ubu ngubu tuvugana nizo wemerewe kubikuza. Rero uburyo bigenda kugira ngo zive ziri ahangaha kuri total reward kuzo umaze gukorera zimuke zijye kuzo wemerewe kubikuza, ndagira ngo ukurikire neza nkwereke uburyo bigenda. Uburyo bigenda rero, duca muri buriya buryo, warangiza ukaza ahangaha ugakanda ahangaha. Katse nkuhabereka neza, ngira ngo muri kuhabona ahantu handitse claim reward. Aha hantu nani claim all niho uza ugakanda. Iyo umaze kuhakanda bivuze ngo ahangaha dufiteho 0.01, ahangaha dufiteho 0.021. Ubwo bivuze ngo aha hejuru hararusha aha hasi 0.021. Iyo rero iyo 0.021 nge nizo nta claiminze kugira ngo zijyara kuri total reward. Ikintu uhita uza ukora, uhita uza ugakanda ahangaha kuri claim all. Ngira ngo iyo umaze kuyikanda urabibona ko barimo kukubwira ko wamaze kuziclaiminga byarangiye, warangiza ugakanda okay. Ngira ngo nkuko mubibonye rero ahangaha zihise ziyongera n'ubundi hahandi kuri za meke twari dufite twemereye kubikuza. Ngira ngo ndizera ibi bintu mubibonye. Rero ikintu nanone nakongeraho ahangaha, iyo uje hano kuri unicorn ukinjiramo, biba byiza iyo uhise uza ugakora iki kintu maze kukwereka cyo guclaiminga, kugira ngo izo ngizo umaje gukorera zibashe kuba zajya ahangaha kuri available balance. Ubwo bishatse kuvuga iki? Buri munsi uba wemerewe gukoreraho 0.021 bya meke, nizo uba wemerewe gukorera buri munsi buri uko ukanze kuri click. Rero kugira ngo zijye ahangaha kuri available balance,
ikintu ukora ni uko ukoresha ubu buryo maje kukwereka, ugakanda kuri claim all, zarangiza zose zigahita zijya ahangaha zikiyongera. Rero nk'uko mubibona uba wemerewe kuzibikuza zikiyongera kuri ya balance tuba dufite muri mining ya Make bisanzwe. Ubwo bivuze ngo uzikura ahangaha zikiyongera hariya kuri application hariya muri Make to mining. So ndizera ibingibi biragaragara, nibyo bintu nashakaga kugira ngo mbereke. Rero nk'uko nari nababwiye ko ndabereka uburyo dukora akawunti, kuko nabyo bisa nk'ibintu bigoye, ntabwo ari ibintu byoroshye. Byo ndasa nk'ukoresha audio, ngira ngo kubona ko ngiye namaze gukora akawunti, rero sinabona uko gusa kanze mbibereke, nabyo nta kibazo, kanze ndabibereka. Akurikire video ntiwite ko iri kumara umwanya, kuba yamara umwanya muremure ukagendana amakuru yose neza, ndizera ntacyo byaba bitwaye. Biba ari nabyo byiza, kuko ikintu cya mbere ni amakuru, naho iyo amakuru yafite byose biba byamaze gucamo. Rero reka nse nkubereka ku kintu kijyanye no gukora withdraw. Gukora withdraw rero uraza ugakanda kuri withdraw, birumvikana. Warangiza ahangaha bari kutubwira ngo estimated receipt. Ahangaha ushyiramo nyine ayo ushaka kubikuza, ahangaha muri estimated receipt ayo ushaka kubikuza. Noneho ahangaha ngira ngo muri kubibona ni amount ushaka kubikuza. Rero ikintu ngira ngo mbabwire, ahangaha muri kubona ko barimo kutubwira ko fee yo kugira ngo ukore withdraw ni 0.01. Ubwo bivuze ngo biba byiza iyo ubikuje ugejejeho 0 birenze 0.1, kugira ngo niba gukata iriya gaze fee ubashe kubona nyine ubashe kugira icyo ukorera withdraw bikagenda neza. Ndizere ibingibi byumvikanye. Rero kanse nkubereka ku bijyanye no gukora akawunti. Nturambirwe ngo nuko video yabaye ndende, kuba video yaba ndende ukagenda usobanukiye buri kimwe, numva ntacyo byaba bitwaye, kandi ni nabyo biba ari byiza kurushaho. Yes, uburyo rero dukoramo akawunti nibwo ngira ngo dukomeze mbibereka nk'uko nari nabibasezeranyije. Rero gukora akawunti n'ubundi ugaruka muri Make yawe bisanzwe, ugakanda hano kuri explore. Ikintu rero uhita ukora, uhita ugakanda hahandi kuri click to join muri unicorn bisanzwe. Iyo umaze kuhakanda urategereza n'ubundi bigafunguka. Yes, iyi rero iyo ukiri mushyashya nta account ufite ya unicorn, uhingukira kuri page imeze gutya muri make yari ubwa mbere ugiye kubikora. Rero birumvikana nimba ari ubwa mbere uhita uza ugakanda ahangaha kuri register, uraza ugakanda kuri register. Iyo umaze rero kuhakanda uhita ubona page imeze gutya. Rero iyo ubonye kuri page imeze gutya ukanda ahangaha kuri register with me pass, katuhakoreho turebe. Yes, iyo hakoze rero baguhereza reka buca yo kuverifya ko utari robot. Kuverifya reka buca ndizera nta muntu ubutabizi, byo ntago ari ibintu najya kuvugaho ibintu byinshi. Rero ikimara kuverifya reka buca bahita bakugarura, uhita ukanda hano kuri jump to authorize, bagahita bakugarura kuri Make, ugahita ukanda vuba vuba hano kuri connect. Rero iyo bikunze bakubwira ko ngo authorization successful. Rero noneho barangiza uri kubona ahangaha bari kutubwira ngo authorization successful, please check authorization page. Rero authorization page baba batubwira, uraza ukongera ugakanda hano kuri click to join. Wamara kuhakanda ngira ngo muri kubibona ko ngiye mise mpingukira muri ya unicorn yanjye, nta kindi kintu nkoze, nta bintu byo gukanda login. Ni ubu buryo bikorwamo rwose, ugahita n'ubundi uhingukira muri account yawe ya unicorn, ukajya umayininga buri munsi bisanzwe nk'uko bisanzwe. Buri gihe uko umaze gukora check-in muri Make, ugahita uza ugakanda hariya kuri click, ahangaha zigahita ziyongera. Zamara kwiyongera ahangaha kuri available balance ukakoresha bwa buryo, nazo ukabasha kuba wazishyira kuri available balance. Kandi cyiza ni uko buri gihe uko ukoze click, uko ukoze join zikajya ahangaha kuri total reward, uhita uza ukazishyira ahangaha kuri Make ziri available for withdraw, kugira ngo kuko iyo umaze igihe utaraziclaiminze nka kuriya nabiberetse,
usanga zarapfuye ukaba utazikorera kiremu ngo bikunde, ugasanga nyine kiremu barayikubye barazibaninze. Ese ndizera rero ari ubu buryo nimba uba bigufashije cyangwa se ino video hari ikintu ukunguye, byaba byiza ukoze subscribe ugasiga muri comment wenda nk'indi mining yifuza ko twakugezaho amakuru, cyangwa se hari ubundi buryo twagufashamo. Ndetse ushobora no kuba watwandikira kuri WhatsApp, nababwiye ko namba nayishyize muri description, ndetse nashyizemo na link ya groupe ndetse na channel ushobora kuvanamo amakuru yose ajyanye na bino bintu bya mining tuzajya tubagezaho. Dukomeze kugubwa neza. Rero ni ubu buryo dukoresha. Ndizera iyo warebye ino video ukayitangirana nayo ukaba ugeze ku musozo, ndizera rwose ubisobanukiwe neza nta kibazo. Ukomeze kugubwa neza. Ciao ciao.